umukobwa ushima Imana ntabwo uri umudamu ushima Imana. si yose ububajije cyo wagikomeye ikona ni isugi ishima Imana muri bake. oya ndi nsubirane. Uri nsubirane? Isubirane ko ushatse kuvuga gute? Shatse kuvuga ko nari isugi nyine. Umuntu uri isugi ni umuntu tarakora imibonano mpuzabitsina kuva mu bwana bwe. Niyo rero waba warayikoze rimwe yaba wari ufite imyaka 5 niyo byaba warabaye insubirane. Ntabwo bukiri isugi kuba ukanye n'isubirane. Nkuko tubwiye ko uri umukobwa hari saga twumvise ejo bundi twumva ko wibwe umwana byagenze gutyo kandi tubwiye ko uri umukobwa n'abantu bashaka kumenya niba uri umudamu cyangwa se uri umukobwa. Byaje kugenda gute kugira ngo wibwe umwana kandi tubwira ko ukiri umukobwa? Wenda abantu batabikurikiranye nabacamo mu ncamake. Yego. Okay, that's what's up ladies and gentlemen. Nizera ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane aho muherereye hose. Nizera ko mukomeje kugira amahoro n'amahirwe mu byo muri gukora byose, kandi tunizera ko mukomeje kugubwa neza mu byo muri gukora aka kanya. Nkuko mubizi rero twiyemeje kugenda tubagezaho abatumirwa bagiye batandukanye kugira ngo mubashe kumenya amwe mu makuru agenda abaho, ndetse tugerageze gufatira inyigisho ku byabaye ku bandi. Niba hari byabayeho byiza tubikurikize, niba hari byabayeho bibi tubashe kubyigira kugira ngo twirinde twege bitazatugiraho ingaruka. Hanyuma nk'ibisanzwe musanzwe mubizi ko tugenda tubatumira abantu benshi bagiye batandukanye. Kuri screen zanyu muri kubona turi kumwe n'umuntu ntabwo musanze mumuzi ariko abeshi ni icyamamare arazwe, ariko kuri uyu munsi kugira ngo tumubone byabashije kutugora n'impamvu ariko tumufite kugira ngo atuganirize. Hanyuma tuguhaye ikaze kuri kamera za koze cyane ko mikaze ndabashimiye. Ariko dise no ndabona witonze ukuntu byagenze. Nditonze ko ndumva ndi muri silence n'ufite biti byo kuvuga bitewe n'igihe ndimo. N'igihe urimo. Akasatsi bakagize coupe ni coupe kutere ni coupe kugira ngo. Ntabwo mbizi mpfa kwiyogoshesha. Mpfa kwiyogoshesha. Ni coupe y'abantu se y'abarokore. Y'abapasterine. Pasterine. Okay, none mwatangira mwibwira abakurikiye TV yawe. Nitwa Samantha nk'ibisanzwe. Ndi umukobwa ushima Imana. Umukobwa ushima Imana. Yego. Abantu ko bavuga ngo uri umudamu di. Ngo wenda nabavuga amakuru baba batahagazeho cyangwa batazi neza. Ariko abisobanukiye neza barabizi ko ndi umukobwa ushima Imana. Umukobwa ushima Imana. Ntabwo uri umudamu ushima Imana. Si yose ububajije cyo wagikomeye ikona ntabwo uri umudamu ushima Imana. Uvuze ngo uri umukobwa ushima Imana ntabwo uri umudamu ushima Imana. Nundi ko abakobwa bose n'abadamu. Abakobwa bose n'abadamu. Gusa nyine iyo mvuze ngo ndi umukobwa ushima Imana mba mvuze yuko nyine nta mwana nta n'umugabo. Ni isugi ishima Imana muri bake. Oya ndi nsubirane. Uri nsubirane? Isubirane ko ushatse kuvuga gute? Shatse kuvuga ko nari isugi nyine. Na uri isugi uri isubirane. Isubirane. Ubwo isubirane no gusubiramo. Umuntu nyine gusa nyine kugeza muri aka kanya uba utari isugi. Umuntu uri isugi ni umuntu uba tarakora imibonano mpuzabitsina kuva mu bwana bwe. Niyo rero waba warayikoze rimwe yaba wari ufite imyaka 5 warabaye insubirane. Ntabwo bukiri isugi kuba ukanye n'isubirane. Yego. Uri umukobwa ushima Imana w'insubirane. Yego. Hanyuma rero bakunzi bacu nko muri kubyumva turi kumwe n'umuntu bita Samantha aratuganiriza byinshi bigiye bitandukanye, muraza kumenya se no kuberekera we dufite kuri uyu munsi kugira ngo tuba rero twatumiye. Hanyuma rero Samantha nkuko tubwiye ko uri umukobwa hari saga twumvise ejo bundi twumva ko wibwe umwana byagenze gutyo kandi tubwiye ko uri umukobwa n'abantu bashaka kumenya niba uri umudamu cyangwa se uri umukobwa. Byaje kugenda gute kugira ngo wibwe umwana kandi tubwira ko ukiri umukobwa? Wenda abantu batabikurikiranye nabacamo mu ncamake. Yego. Umwana ni wa musaza wanjye. Uwo bamubyaranye yaraje aramusigira arigendera. Hanyuma rero musaza wanjye kubera ari umuntu ukunda kwinywera inzoga, ukunda kwibera amasaha menshi mu kabari, akajya mu kabari umwana akamusiga wenyine. Turanye rero kwa bari banzi najyaga nza kubasura baramamagara ati musaza wawe ku mwana mwicisha inzara nk'ubu yamudusigiye niki, niba ufite ubushobozi waje ukamutwara ko twabonye nasenga kanamusengera musaza wagahinduka umwana akareka gukomeza abimboba hanga ko n'iminsi yo kwiga yageze ukamutwara akajya kwiga. Ndamufata ndamuzana, nyuma yo kumutwara rero mushyira no mu ishuri umwana ariga, ariko haza kubamo ikibazo nyuma nyine nyina wamutaye
aza gushaka kongera kumutwara binyuza ku banyamakuru umwana baraza baramushimuta baramwiba baramutwara baramwiba yego ubwo rero umwana rero ngiye urumva ni umwana wa musaza wanjye n'undi n'amaraso yanjye yego rero mu buzima busanzwe ngiye nkunda abana pe urabona umwana niyo batari no musaza wanjye n'undi mwana wese nabona afite ikibazo namufasha mfite ubushobozi plus none amaraso yanjye umwana musaza wanjye ntabwo ne kubona yandagaye ari mu baturanyi n'iki ndeke kujya kumufata ubwo rero rwose nakubeshyiretse ko nkubaha wamamagaye njagaraye ubwo byajemo abayobozi umwana namutangije ishuri ngo nyina aje kumutwara imyenda yiri mu rugo ikoresho byose biri mu rugo amakayi yigiragamo minerval nishyuye yize nk'iminsi ngenga abana batangiye ejo bundi nibenda kuyinsubiza nyine bamutesheje ishuri bamujagaritse mu mutwe kandi n'undi umwana yamaze kwanga nyina kuva umunsi amuta yego umunsi amuta umwana yanze nyina burundu ku buryo rero no mu kiganiro cyo kumutwara umwana yavuze ati ndashaka shangazi nyine no kugenda arabyanga kubera ko nyine umwana hari umurongo naramushyizeho ngo nyina n'umusiramu nari amaze kubimukuramo dusige twijyana gusenga umwana atangiye kunkunda baraje bamutwara ku gahato atanashaka na nyina adashaka no kumureba so rero ubwo byageze mu bayobozi ndavuga ati ibintu byose natakaje kuri uyu mwana mwitaho mukamumutwaye murabinsubiza ko niba amafaranga y'ishuri nayishyuye umwana akabona n'icyumweru yize mukamumutwaye mumujyanye ahandi aya mafaranga mugombe muyansubize yego so rero ubwo nandi mu bayobozi njagaraye n'ubwo usanitse bashobora kuza kumamagara ukabona ndagiye bambwiye ko bakibirimo n'uwo waje gushimuta umwana ngo yite umunyamakuru bashobora nayo kuba yabigenderamo cyangwa se niba asaba imbabazi tsokenye nta mutima mwinjirana namubabarira ariko umwana agomba agaruka iwanjye cyangwa se bansubiza ibyo namutanzeho byose kugeza kano kanya umwana bamunsubiza ubwo ntacyategereje ubuyobozi bumamagare sanitse bamamagare baza kubona ngiye hanyuma rero twibaza tuti umwana twari tuzi ko ari aba kwa Blaise twigeze kuganira avuga ukuntu madamu yamutanye umwana bika bintu bikomeye cyane ariko Blaise akavuga ko akiri kumwitaho nko kumurera none turibaza byaje kugenda gute kugira ngo umwana ave kwa Blaise agera iwawe barinde niba bamushimuta ni Blaise wamuzanye aravuga ati sister wanjye rwose wowe ubona umwanya nderero no mwana wamubonye gute umwana musaza wanjye n'umusinzi nabivuze kenshi musaza wanjye yikundira kwibera mu kabari niyo abonye amafaranga ntago yatekereza kuvuga ngo aragiye ikingi cyazane mu rwoya ubwo nyine ahita ajya mu kabari akagenda akibyina hari n'igihe ararayo urumva yagiye kugenda aravuga ati musigara akabusiga umwana nyine ngo abakina n'abandi bana araje inzoga zikamutwara bikarangira araye mu kabari umwana akarara mu baturanyi tanye vuga ko se ko twabonye umushiki wageze hano katumuhamagare tumubwire uko umwana abayeho niba afite ubushobozi cyane niba batanabufite twabonye asenga anasengera umwana na musaza we Imana imuhindure nuko nguko abaturanyi bamamagaye ndaza mfata umwana nyuma na Blaise aza kurakara arisaza ngo twara umwana nkande ese n'ubundi kuba wamutaye undi babajwe n'iki ko natwaye umwana ikibazo giharimo n'ikiye nyine nawe ararakara ku buryo kugeza kuri none ntabwo turi kuvugana neza ko n'ubundi n'umwana n'ubundi nanjye barongeye baramugutwaye weho umwana wa Blaise wamutwaye atabizi ariko umutwara kubera impuhwe zabye kugira ngo ujye kumwitaho yere gukomeza kuba yandagaye aho ngaho Blaise nawe yaje nawe ari totomba kubera iki wamutwariye umwana none umwana bamutwaye ese uribaza abamutwaye ni naboherezwa na Blaise ni nabantu bameze gute ubundi byagenze gute kugira ngo bamutware urumva kugira ngo njye kumukura mu baturanyi yego hari itangazamakuru ryari rihari rigaragaza yuko umwana mutwaye kugira ngo na se umwana naza kumubura ntaze guhangayika amenye ko umwana ari kwa mushikiwe yego rero iryo tangazamakuru nyuma nyina w'umwana yaje kuryegera avuga ati uriya mwana wajyanye kwa Samantha ngo umujyana kwa shangazi nge mwana namuhaye se kugira ngo nawe yumve uburyo nababaye murera ngiye nyine nawe akomereza aho nagejeje ntago nize mvuga ngo ngiye kubireresha muri bene wabo ngo shangazi we yamutwaye umwana wanjye namubonye ndajya mu buyobozi kukurega umunyamakuru agira ati aravuga ati ko bajye kumfunga kangenda umwana wa Samantha bandahazi ndagenda mwibe namusanga hanze mu bandi bana ndahita mwirukankana baje kumutwara rero ubwo uwo munyamakuru yazanye na nyina w'umwana ubwo baje basanga umwana namutumye ji kuri butike ko abantu twa tugiye kujya maze kwitegura ngo nazane ji yaza tugende agiye kuzana ji kuri butike yepfo mu rugo akubita n'abanyamakuru bari baje kumunyura rundi mu rugo bahita bamukomezanya ari abanyamakuru nabo bagize uruhare igihe kujya kumufata kwa Blaise kuko batwari turi kumwe nabo bari banazi mu rugo rero no bagarutse n'undi baramutwara rero ngiye ubwo naje urumva umutima uhagaze ndi gushakisha umwana ndabaturanye bavuga ati kuzi ko umwana wawe wari uri hano wari umushakisha ati ndi kubona ibiganiro kuri YouTube ngo bamutwaye dore ngo bamushimuze bibonye bitamamagara umunyamakuru kumve ko namuhamagaye kino mu kiganiro akajya areba akavuga ati Samantha aranyica ari kumamagara nyina w'umwana ati nakazi ke nashaka guhamagara cyabire ko umwana wanjye namubonye
ndavuga ati none ugomba kurangira gutya ngomba kujya mu buyobozi n'aka kanya ubwo niyo mpamvu ngiri mu buyobozi ngirwa n'umwana. Hanyuma byavuga ko urabona ko amashuri yageze igihe cyo gutangira kandi urabona ibyanze bikunze hari umwana ugeze igihe cyo gutangira ishuri. Ibyo ngibyo byo nta kintu ubona biri ku affectingamo bashimusa umwana mu gihe kingana cyangwa ntabwo ari warateguye ko umwana yatangiye kujya ku ishuri nubwo ngubwo bamutwaye nubwo baje bakabeshya ngo ntabwo umwana yari yagiye ku ishuri bamutwaye n'ubundi umwana avuye ku ishuri. Hari n'abantu barabizi ko twanavuganaga umwana yagiye ku ishuri mu gitondo ariko ko batahakiri kare mu masaa 6 umwana avuye ku ishuri ndavuga ati ahantu nshaka ko tujyana kwa sister wanjye umwana ndamukarabije mwambika imyenda myiza ndavuga ati rero uzane ji kuri butike uze tugende gutembera. Umwana rwose ni mu bigaragarira nanambaye neza nk'umuntu rwose ugiye ahantu mutumye ji akubitana nabo ngabo ngo bari baje kumushimuta iwanjye mu rugo bagize amahirwe kumubona hafi ko baje bari live mu kiganiro bahita bamukomeza baramutwara. Ariko umwana yarigaga amakaye ari mu rugo buri kimwe cyose kiri mu rugo na minerval yatanzwe n'ubwo haburagaho make ariko umwana yari atangiye kujya ku ishuri. Kora abo bavuga yuko atari yagiye ku ishuri n'ibiki nyine ni za politike z'abantu ariko umwana yari atangiye kujya ku ishuri ariga. Hanyuma se ukurikije yenda kuntu ibyo ngibyo byabaye ukabona kuntu baje bakamutwara ubona ni nk'iye mpamvu ubona yatumye baza gutwara umwana ni ugutinya ko mama w'umwana yakubita abantu ni ugushaka guhemukira Samantha kugira ngo bamuteranye na Blaise avuge ko yabuze umwana we ubona nk'ikibagambire muri rusange muri rusange bari urumva umukobwa kuva yabyara uwo ngo ni musaza wanjye kubera inzoga arizo zamubase nta kintu yigeze amufasha kugeraho umubyeyi abyara akarera umwana akageza imyaka 4 imyaka 4 ishyitse rero umugore yavuze atawongejeje naho ubushobozi burarangiye umwana akamworeze se nawe akomerezaho. Ababazwa nuko isatari ugiye kumva imvune z'umubyeyi ngo nakomeza arere ababazwa nuko ariko tugiye kumurera kandi nawe kumwirira bitaramunani ahubwo yaragira ngo amwumvishe nawe uburyo kurera bivuna ahime Blaise amuhime. Ababazwa nuko rero atari wakomeje kurera ahubwo akabona famille ni igiye kumurerera tavuga ati niba nubundi ari kumureresha ahandi nanjye reka njye kumugarura mwirerere. Ubwo rero cyane ko ariko nekeza ko ashobora no kuba yaragira ngo wenda namuha umwana areta yirukana umugore we basanzwe babana wenda bari washyira mu rugo rwe babana hanje bona ntibibaye nabyo nago nareka kubivugaho kuko shaka kuba yaragize iseri yuko atari we bahise amubwira ngo aho ati nimushyira umwana cyo cyatambwira nze tubana nabonye bitabaye aravuga ati naruhiye ubusa kasubirana umwana wanjye numva ko rabyo byose. Hanyuma rero Samantha ukavuga ko wowe ukavuga ko uri umukobwa nta mwana ugira ni gute wumva wowe wagiye mu buyobozi ukajya kuregera umwana utari wawe kandi wumva umwana yaratwawe na nyina wiwe? Erega impamvu nabonaga na nyina atakimukeneye ndetse no kuba yaraje kumutwara wenda niba rwarugwirutse cyangwa se bitewe na comment z'abafana yagiye abona bavuga ati wa mugore we kuki ukuraho umwana uzabona iki niki wenda agakurwa n'izo nama z'abafana akavuga ati wa mugani nako shirekanye gufata umwana kuko yagiye kujya kumwikoraho gusa akamurekura cya kimenyetso cy'uko atakimukeneye cyangwa se ari n'umubyeyi gito asanga no wamurekure nawe ameze nkawe bose ni bamwe none se twese twamera bamwe niyo musaza wanjye yananiranye nanjye mushiki we naniranye nyine mufashe kubw'impuhwe za kibyeyi nubwo ntabyara ariko ngiye nkunda abana ntamufashe ikintu cyatumye njya mu bayobozi hanini umwana we baramufashe nabi umwana yatangiye kubaho neza umwana mugura imyenda ndamwambitse umwana mujyanye ku ishuri buri kimwe cyose ndihiringa ndagikora bibaza umwana nishyura igihembwe nubwo atashizemo yose ariko umwana hano icyumweru ariga baraje baramutwaye ntibansubiza ayo mafaranga namwishyuriye kandi ntazakomeza kwiga umwana se niba mujye mbwiwe n'iki kagiye kwiga ngiye ngomba kubiregera umwana bamunsubize cyangwa se niba bafite ubushobozi bwo kuba wakomeza kumurera bamurera ariko bampeze indishyi z'akaborozi ibyo namutakajeho kandi bazi ko bazaza kumutwara. Ubwo muri make we ikintu uri kurwanaho nuko baguha yenda urumva byanze bikunze umwana yatwawe n'umubyeyi we yatwawe na nyina we icyo wagiye mu buyobozi uri kuregera ko bagusubiza umwana cyangwa uri kuregera ko uhabwa indishyi nyine uhabwa ibyo bintu wari waramutanze? Ku giti cyanjye ibyo nifuza nuko bansubiza umwana nkamurera kuko n'umuntu umwana yamaze kunkunda aranyishimira umwana buri kimwe cyose ndagikora ndaharanira pe niyo icyo nakora cyose nuko umwana agomba kuba yishimye umwana yize yariye byose byakemutse bamunsubije byabakarusho ariko none bibaye ngombwa ko ubuyobozi butamunsubiza izo ndishyi z'akaborozi bagomba kuzima. Hanyuma zubu kugeza kuri iyi saha Blaise azi ko iyo case yabayeho? Harabizi kuko social media arayikurikirana n'ubundi arabibona. Nose kuva yenda ibyagenze gutyo mwari bwavugane nyine ubonye nka reaction yiwe akimara kubona ko waraje umutwarira umwana atabishaka nawe
uramujyanye none umwana we arongeye arabuze gutyo we ubona afite ihereye imeze gute? Nta byinshi byo kuvugana ko nayo byaramucanze ameze nk'umusazi. Nta bwa mbere twaricanye ndamubwira atari ko se bro nijye kuri guzenguruka mu bagore bona amaherezo arayayaye. Agurukanye n'umukobwa ngo witwa Fani. Ndamubwira ati nyamara nubwo umutwaye inda twite si yawe. Ngo sister ngo warasazenga barokore mumeze nk'abasazi n'iki arantuka. Aka kanya byamaze kugaragara ko n'ubundi inditariye n'umugore yaramaze kumuta yarigendeye. Agenda yimukanye n'ibintu bye byose bo yaramuzinze yaramutwaye. Breze niba ararahanze sinzi yatinye no kumvugisha ngansoba nibaza afite basi ngena namucumbikira nge namutuma mwingira. Ntambwira akazi twaturi mu rugo mu gihe kiri gushakisha ahandi hantu ho kuba. Ariko ne byamutese n'ibite n'ibyankure nawe aratinya kumvugisha nta kintu rero nyine nyirizina ngambwire ariko arabizi ko ayo makesi yose yagiye abamo. Yewe. Hanyuma noneho ikibazo naje kugiramo niyo kesi irimo uwo munyamakuru bwa mbere yagufashije gufata umwana arongeye afashije uwo nguwo. Uriya munyamakuru ntabwo ari serious. Nanjye ubwo nibyo nashaka. Ntabwo ari serious uriya ni ikirumira habiri. Ushobora kwereka ko muri inshuti ko kanya muri kumwe ariko mwatandukanye agahita abwira abandi kuri umuntu atari mwiza kandi mwahoze muri kumwe avuga kuri mwiza. Nyine ntabwo agira icyemezo ntabwo afata icyemezo nk'umugabo kandi nkuko yavuze ngo afite abana n'iki ariko ntabwo ariko bigaragaza. Hagaragara nk'umuntu ahubwo w'umwana cyane mu mutwe kuko ko niba afite nabo bana akaba amaze niyo myaka yose afite n'umugore nta kintu bimumariye. Ko kugeza kuri notape niba adashobora kwifata umwanzuro avuga ati ibi bintu nkoze wenda umwana koko yarabayeho nabi reka mfashe no muntu umwana mutware akabimfasha nyuma akagaruka kongera agasubiza umwana handi yahoze. Haba nta bwenge burimo nago nzi nyine muri mind ziwe afite ibitekerezo biri down cyane. Ariko icyo nzi cyo bino bintu bijya mu buyobozi nawe agomba kubyinjiramo. Harahanganisha abantu mukanya arakora ibyiza mukanya agakora ibibi mukanya. Mbese wari kugenda abateranya mu munsi yakubwiye ngo umwana ntakabayeho neza arongera araje amufasha mujyanye kwa nuze cyangwa se cyangwa yenda ari serious kabisa. Cyangwa hari ikiguzenda mu yenda hari ikiguzenda tuvuge yenda weho hari uko mwabigendanye mujya gufata umwana kwa Breze hari ikiguzenda wamuhaye yenda undi nawe ikiguzi kiyongera. Nabyibuguza ahubwo ndo waje gufata umwana cyane kandi baramuhaye ikiguzi kuko yaramubabaye cyane. Barakimuhaye simbizi ariko mu bigaragara byo nkurikije imbaraga nabonye bishyizemo ushobora kuba yaranazifite izo nyungu wenda ari makana. Ubu ngubu rero aho bigereye ahangaha nuko wamaze gutanga ikirego byamaze kujya mu cyane rwose ubuyobozi burimo bambwiye ati isa n'isa turi buguhamagarira uraza kwitaba umwana turere niba tumugusubiza cyangwa se tutamugusubiza ugasubizwa izo ndishyi z'akababaro byose ndabitegereje. Yego. Hanyuma rero Samantha nicyo ngicyo twari twagutumiriye kugira ngo tubashe tumenye kuko twumvaga ngo habaye ikibazo ngo wavanye umwana kwa Breze umwana arongera arabuze gutyo na gutyo twagira ngo tumenye mu by'ukuri abantu benshi bamenye ishyikizo kumenya se koko nibyo cyangwa sibyo gutyo. Hanyuma rero Samantha dusoza twisubire mu ntuze mu buzima busanzwe mu byagakiza bimeze gute? Byagakiza bimeze neza ndacyashikamye ndasenga kandi Imana y'amahoro cyakomeje kubana nanjye mu buzima bwa buri munsi. Nkomeje kubona imirimo myiza y'Imana ikomeje kugenda inyigaragariza. So rero aka kanya navuga ngo ahigejeje ikora mbaye ngishimiye. Yego. Ubukwe ngo ni ryari hari? Ngakundi niko kabi. Mba nkako kantu buryo ubise ugasesekamo indani. Urumva nifite stress z'umwana ari kozana iby'ubukwe n'iki. Ibyo ntago ari byo kano kanya nshyizeho umutima. Ngiye gukora nkatera imbere nkabona amafaranga ngasenga Imana ikangira neza. Ibyo nyine nabyo bizaza mu gihe cyabyo kuko n'undi saa Imana. Nuko byavuze ngo hari harimo akantu nyine gutya ngo oya isaha Imana iyo igeze ntabwo igirenga cyangwa se ngikurwaho n'isegonda na rimwe. Imana inyuze inzira aho zitari. Ariko biri mu mugambi. Oya ngewe nshobora kukubwira ndi mu iteganyagihe ryanjye nyine iteganyagihe ritandukanye n'igenamigambi. Ushobora kuba ndi mu iteganyagihe ryanjye nyamara igenamigambi ry'Imana ritaragera ahubwo ngewe mba ndi mu igenamigambi nkategereza cyagiye Imana cyuko kizagera. Amen amen. Amen. Hanyuma rero mu by'ukuri dusoza turagira ngo turagushimiye ko wemere kuba waje ukatuganiriza mu by'ukuri ariko twagira ngo dusoze unadusengera n'icyo kibazo cyawurimo. Ahubwo ndabona abayobozi bampamagaye. Reka ngende ugenda dusengera papa baranitema uriya muvugisha bikemuka. Umva ubwo nintagaruka kandi ubwo nagiye nta kibazo.